ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Ucunze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Reka nkubwire ibintu byanga byakunda ushobora kuzicuza nusaza. Kera warakuze, mu masaziro yawe niho ndi kuvuga. Imyaka wowe ufite yose egera hino twiga amasomo y'ubuzima. Aka ni agatabo. Ibi bintu byaba byiza ubyirinze uko bishoboka kose hakiri kare. Reka dutangire. Kimwe mu bintu kenshi twicuza mu busaza bwacu ni amahirwe tutigeze dukoresha twari tuyafite. Uzasanga iyo turi bato tuba dufite amahirwe menshi kuruta abantu bakuru, ndetse benshi tureka gukoresha amahirwe dufite bwo kwiyemera ubunebwe cyangwa ubwoba, cyane cyane ko tuba twumva rimwe na rimwe amahirwe aturenze cyangwa se aturuta, mbese turi bato kuyarushya. Ni igitekerezo cyiza gukoresha amahirwe buri wese abona atarasaza, kuko hari umunsi uzakenera kugaruka ngo ukoreshe ayo mahirwe kandi bidashoboka. Ikintu cya kabiri, gushyingiranwa n'umuntu mubi. Ntuzigere na rimwe kandi na rimwe ushyingiranwa n'umuntu kubw'impamvu udahagazeho, wenda ugendeye ku nshuti zawe zabikoze cyangwa ikindi cyose. Uzahitemo kubw'urukundo kandi uhitemo bya nyabyo, cyane ko iyo uhisemo nabi n'urugendo byumvikana ruba rutangiye rwo kugorwa. Ndakubwira ukuri, byaba byoroshye ubu ngubu mutarashyingiranwa, ariko bizahinduka ntihazamo abana. Niba mutari abana, ibintu bizaba bibi kugeza ku gahinda kadashyira. Rimwe uzanakubitwa ndetse inkiko zizabizamo na leta. Hitamo neza uwo kubana nawe muri ubu buzima niba ukiri muto. Ibiraro twatwitse, reka mubyumve neza cyangwa se munyumve neza ahangaha tuhatinde. Twese tukiri bato imibanire tuyitaho gake, ntabwo tuyiha agaciro. Umubano dufitanye n'abandi tuba twitaye ku mafaranga no kugera ku ntsinzi byonyine, ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Benshi bazaryamana n'abantu kubera inyungu bwite bwabo cyangwa se kubera inyungu zabo bwite. Benshi bazabana n'abandi hari icyo babashakaho. Dukunda kwibagirwa agaciro k'inshuti mu buzima zitwizera. Imibanire n'abandi nuko abandi bazadufata nibumva uko twitwaye nabi cyangwa se mu bintu runaka ntabyo tuba twitayeho, nyamara nibyo bitugaruka nyuma tugasanga noneho ubuzima bubishye kuko nta nshuti tuba dusigaranye. Iyo ucunze nabi ugera mu ntsinzi cyangwa se ku ntsinzi yawe cyangwa se kuri buri kimwe washakaga muri ubu buzima, ariko nta n'umusigaranye ukikwizera ufite impande yawe. Umwana wishe cyangwa se inda wakuyemo, aho ni ku bakobwa. Uri umukobwa utwise inda hanyuma ugize ubwoba, ni urugero ukuramo inda iyo bibaye amahitamo yacu cyangwa se yawe buri gihe. Akenshi iyo tugeze ku ntsinzi mu buzima twifuza wa mwana ko yaba ahari cyangwa se yaba yakiriho, nawe ko yari kuba ari kurya ku mbuto z'imirimo yacu cyangwa se z'imvune zacu. Isomo ry'uyu munsi rivuga ko kuba warabyaye bitavuze ko utazahirwa muri ubu buzima. Ntibinavuze ko utazabona umugabo mu nyuma yaho. Ku bagabo, umwana wihakanye. Niba uri umugabo ukaba warihakanye umwana na nyina, kenshi uzasanga iyo tugeze mu myaka 50 twicuza twibaza ngo iyo tuza gufata inshingano uzabona akura, nyamara ubone nta kintu na kimwe wakoze ngo agire cyangwa se ngo ugire uruhare mu mikurire yiwe myiza. Umwana wawe uzifuza gusubirayo inyuma. Ikibi nuko bitazakunda. Urushako cyangwa se urugo wasenye, sinigeze bagateranya imiryango. Tuvuga ko ushingiwe ukagira urugo rwiza, mbese warashatse nyuma y'amafaranga yawe n'irari ry'ibyishimo ugatangira kumuca inyuma cyangwa se kwitwara nabi. Abana bawe bazababara ndetse wowe wumve nta kibazo muri icyo gihe. Gusa mu musaza bwawe uzicuza byinshi mu byatumye wica umubano n'uwo mwashakanye wari intoranwa. Uzicuza umubabaro wateye umuryango wawe ubwo twishimo twagahe gato. Uzicuza amahitamo mabi wagize. Reka tuvuge ku Mana wubahutse. Uko uzagenda ukura niko uzagenda usobanukirwa ubuzima mu nguni zose. Imana uzagenda uyisobanukirwa bihagije kandi umenye ko ibaho koko. Ni byiza gutangira kubaka umubano n'Imana ukiri muto kandi ukubaka ahazaza hawe n'Imana, kuko ubusaza cyangwa se mu gusaza ubusaza burabikwemeza iyo ugezeyo. Umubiri wangirije. Nucunga neza uzasanga ufite umubiri umwe wonyine wo kubana nawe muri ubu buzima cyangwa se mu buzima bwawe bwose. Ibitabi, inzoga n'ibiyobyabwenge twirohamo, ibiryo bitujuje ubuziranenge turya, byose ni ibintu bitwangiza gake gake. Kenshi iyo dushaje turabyicuza, tukicuza umubiri tutiseho tukiri bato. Kora siporo kandi urye neza. Isomo ry'uyu munsi ni iryo ngiryo nakongeraho, muribike mu mutwe. Niba tukiri kumwe ndagira ngo ureke tuvuge ku gihe watakaje cyangwa se uri gutakaza. Igihe uri gutakaza uri mu nkundo zidafite icyo zimaze, zitari izanyazo. Uzabaza umunyeshuri ukirangiza kaminuza. Niba wifuza kumenya agaciro k'umwaka umwe, uzabaza umunyeshuri wasibiye.
niwifuza kumenya agaciro k'amezi 9 uzagenda ubaza umubyeyi wabyaye umwana wapfuye. Kugira ubyumve neza kandi ushobora kubaza umuntu wasizwe na bise agiye muri gare gutega, azakubwira agaciro k'umunota umwe. Nushaka kumenya agaciro k'isegonda uzegera umuntu warokotse impanuka, zirikana ko igihe nta n'umwe gitegereza. Agaciro buri mwanya ubonye muri iyi si, dore ko iyo turi bato dufata imyanzuro tutitaye ku hazaza hacu, iyo myanzuro ari nayo itugaruka rimwe na rimwe. Byari ibintu ushobora kuzicuza igihe uzagera mu masaziro yawe nugira amahirwe yo kuhagera. Tumenye ubwenge. Ikiganiro ni agatabo, ureba munsi y'ivideo ukanda ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshya. Nitwa Mugisha, ntuzacika ubutaha.